tugiye kwigana amagambo araza kuba afite insanganyamatsiko ivuga ngo kurwana intambara nk'iki, kurwana intambara nk'iki nk'umuneshi. Muri hano mwese kurwana intambara nk'umuneshi. Kadusome amagambo ari mu gitabo cy'Abami igice cya 20 umurongo wa mbere. Bukeye Beni-Hadadi umwami w'i Siriya ateranya ingabo ze zose, yari kumwe n'abandi bami 32 bari bafite amafarashi n'amagare. Nuko atera Samariya arahagota araharwanya. Kabiri, Beni-Hadadi atuma intumwa kuri Ahabu umwami w'Abisirayeli aho yari ari mu murwa, ziramubwira ziti, ngo nizo ntumwa yatumye. Beni-Hadadi yadutumye ngo, umurongo wa 3, ifeza zawe n'izahabu zawe nibye, ndetse n'abagore bawe n'abana bawe baruta abandi ubwiza, nabo nabande nawe. Dusenge. Data wera, uri Imana ikomeye kandi uri umwami uhabwa icyubahiro. Turakuraritse ngo bane natwe muri iri teraniro mu izina rya Yesu. Kurwana intambara ariko nk'iki nk'umuneshi. Muze kunkundira mwe kuza gusoma ibyo ntasomye, ubwo aho ntari nagira ntuze kugerayo. Hari igihe umuntu abahagaze imbere y'abantu yabarangira igice ukajya umutanga imbere, bijya birangira nyine ubuze icyerekezo cy'icyigisho, kandi ari byiza ko abantu bagendana. Tuze kugendana umurongo ku murongo, aho ndi busoma bariho musoma kugira ngo bize kudufasha. Kurwana intambara nk'umuneshi. Ubwahangaha icyo turi bite twumvamo harimo kurwana, kandi umuntu arwana kubera ko hari intambara. Ubwo ni amagambo atatu. Hariho kurwana ariko kubera ko hari intambara, ariko bigaherukwa no ubwo ikibusa nicyo kunesha niki no kunesha. Ubwo ibyo bintu tugiye kuza kubireba. Rero umuneshi n'utsinda cyangwa se n'uwatsinze. Nutsinda cyangwa se uwatsinze. Umuntu anesha kubera ko yarwanye, siko bimeze? Umuntu anesha kubera ko yagenze gute? Yarwanye. Kandi kurwana bisobanuye kugira ibyo uhangana nabyo cyangwa se abo uhangana nabo. Ikindi kandi ibyo uhangana nabyo rero bishobora kuba ari ibyo wifuza gukura mu buzima bwawe, cyangwa se bishobora kuba ari ibyo wifuza kuzana mu buzima bwawe. Icyo gihe nibwo witwa kuri ku rugamba. Muri make umuntu avuga ko ari kurwana kubera ko hari ibyo yifuza gutsinda. Ariko ko turi kwiga ibyanditswe byera, turaza kubiganira turebere mu buryo bw'ibyo turi kwiga. Ni ryari umuntu yitwa ko ari kurwana? Ni igihe hari ibintu yumva bimubangamiye no mu buzima busanzwe ariko bigenda, cyangwa se yumva bisa naho bitamunyuze, akifuza kurwana ngo abikure mu buzima bwe, noneho kandi kugira ngo agire ibindi bintu adasanzwe afite abizane mu buzima bwe. Uwo muntu yitwa yuko ari mu ntambara. Nyamara twongere twibuke yuko ni ukurwana intambara nk'umuneshi, ariko hari ubwo byanga abantu bakageza gute? Bakaneshwa. Gusa rero nkatwe turi hano, kimwe cyo dukeneye kumenya intambara turwana, dukeneye kumenya intambara turwana, ndetse nuko tuyirwana ariko tukazirikana n'umusozo wayo. Haleluya. Kuko abakuru baravuze ngo nari umugabo ntihabwe iki? Ntihabwe intebe. Bitabaye ibyo dushobora kuzisanga mu gutsindwa, kuko utazi yava ntamenye niyageze gute. Ayo magambo numvise banagarukaho igihe bigishaga ibyigisho byinshi byo ku isabato. Nari maze kubasomera amagambo ari mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 20 ku murongo wa mbere. Niho icyigisho cyacu gishingiye. Bukeye Beni-Hadadi umwami w'i Siriya ateranya ingabo ze zose, yari kumwe n'abandi bami 30. Bangahe? Kandi bari bafite amafarashi n'amagare. Nuko atera i Samariya arahagota araharwanya. Beni-Hadadi atuma intumwa kuri Ahabu umwami w'Abisirayeli aho yari ari mu murwa, ziramubwira ziti, Beni-Hadadi yadutumye ngo ifeza zawe n'izahabu zawe nibye,
kandi ntabwo bigarukiye aho, ndetse n'abagore bawe n'abana bawe baruta abandi ubwiza, nabo ni abandi, nabo ni abe. Buriya Yesu yabwiye abantu abwira ngo ntabwo bishoboka yuko umujura agutera ngo sahure ibyo mu nzu yawe atabanje kukuboha amaguru n'iki n'amaboko kugira ngo utamurwanya, kuko iyo amaze kubigenza atyo nta rundi ruvugiro uba ugifite. Uyu Benihadadi rero umwami w'i Siriya ahamagara abandi bami batari na bake 30, bamaze kwicara bajya inama y'uko bakwiriye gutera Ahabu n'igihugu cye, kandi igihe bagiteraga Ahabu aratsindwa. Nyamara tuzirikane ibi, ari Ahabu ndetse n'ubwami bwe ndetse na Benihadadi, ninde wari ufite imana nyamana? Si Ahabu. Yarayoboye igihugu kirimo ibyasezeranijwe, nyamara iyo mana ntabwo yayumvaga ntiyanayizeraga. Noneho kugeza ubwo Benihadadi amutsinze, kuko yari amaze gusa n'umufata mu buryo bwose, ahita akurikizaho indahiro arabwira ati rero ntacyo ufite cyo kuvuga kuko nagufashe, rero kubw'ibyo izahabu zawe n'ifeza zawe ndetse n'abagore n'abana baruta abandi kuba beza, ubwo byose byabaye ibyanjye. Niba mwibuka iby'umuntu wavaga i Yeriko, wavaga i Yerusalemu yerekeza i Yeriko, ubwo yari mu nzira agenda, kuko kuva i Yerusalemu bisobanuye kuva mu gakiza, kwerekeza i Yeriko bikavuga kujya mu byaha. Ubwo yavaga i Yerusalemu yerekeza i Yeriko, nta handi byamujyanye mu gice cy'iki cy'abambuzi. Igihe yageraga mu gice cy'abambuzi rero nta kindi cyakurikiyeho, nuko ngo baramukubise bamugirira nabi, ndetse bamunyaga ibyo yari afite byose, abura gato ngo agenze gute kugira ngo apfe. Ndi gutegura icyigisho naje kwibaza, ndavuga se mbese nta bintu ufata nk'ifeza mu buzima bwawe bw'ibyamwuka bishobora kuba byaragucitse? None se nta bimeze nk'izahabu Imana yari yarakugabije bikaba byaragucitse? Ifeza n'izahabu ni iby'agaciro bidufasha gukomeza kugirana imishyikirano n'Imana. Iyo feza ishobora guhinduka amasengesho wagiraga, izahabu ishobora guhinduka ibyanditswe byera wigaga, ariko se uracyari ku murongo wabyo? Cyangwa se Benihadadi yagufatanye n'ibyo byose? Iyo Benihadadi aje atwambura iby'agaciro twari tugenje gute twari dufite, kandi ntashobora kubitwambura ataragira ahantu adufatira, cyangwa se ataragira uburyo dutsindamo. Naribeje mu mbese Benihadadi ntabwo yaba yaraguteye akakwambura ibyo wita iby'agaciro? Mbese hari ntabwo yaba yaragutsinze? None si ibyo wari ufiteho ubutware urabona bikiri ibyawe? Ubwo ni mu byamwuka. Suzuma witonze, utaba warasahuwe ukaba nta na kimwe usigaranye. Sashimwe. Hari abantu benshi bari bazi gusenga agaciro ko gusenga. Hari abantu benshi bari bazi agaciro ko kwiga ibyanditswe byera. Hari abantu benshi bari bazi agaciro ko kugirana umushyikirano n'Imana, ariko uyu munsi benshi byarabuze. Benihadadi yarabasuye. Nusanga hari iby'agaciro ufite ku Mana ukaba warabizinije, umenye ko Benihadadi ushobora kuba yarakugendereye. Ibyo wakwita iby'agaciro rero, Benihadadi nibyo ashaka, icyama ukabimenya. Amen. Yesu ashimwe. Ibyo wita iby'agaciro, Satani nibyo agenza gute? Niba uzi ko gusenga ari byiza, ukaba uzi ko kugirana umushyikirano n'Imana ku giti cyawe ari ingenzi, ukaba uzi ko uramutse ugize umwanya wo kwiga ibyanditswe byera ari ingenzi, ibyo bintu Satani arabizi yuko ari byo byakugira kandi bikaguha imbaraga, nawe nibyo ashaka ngo abigukureho, kuko nabigukuraho azaba akuziritse kandi ntuzashobora kumucika. Icyama rero buri wese akabimenya. Umurongo wa 4 w'icyo gice ndi kubasomera, igice cya 20 umurongo wa 4. Umwami w'Abisirayeli aramusubiza ati, bibe uko uvuze mwami nyagasani, ndi uwawe n'ibyo mfite bingana iki? Aya magambo nyagezeho narababaye. Umwami uyoboye igihugu gifite Imana, umwami uyoboye igihugu cyari kiza agaciro k'Uwiteka, ariko kutita ku Mana
kutita ku gaciro ko kwakira uwo mukiza, uwo mwami washoboraga kubatabara. Nuko kuko Benihadadi hari ibice yari yaramaze gufata by'i Samariya, nuko Ahabu abona nta mbaraga asigaje, amanika amaboko aravuga ngo ndi uwawe Nyagasani, n'ibyo ntunze bingana iki? Nuko uwamanukaga v'i Yerusalemu ajya i Yeriko, ageze mu nzira agenda, agera mu gice cy'abambuzi, baramukubita, baramukomeretsa, ndetse ngo bamusiga asigaje gato akagenza gute? Reka mbabwire, iyo ngeze kuri iyi ngingo ndatinya. Abantu bose bari mu bitaro niba bahuje uburwayi, hari abo usanga bari kuri bomboni, imitima yabo batazi ahantu baherereye. Hari abo usanga ari akaguru barwaye gusa, hari abo usanga ari ikibazo cy'ijisho bafite gusa, hari abo usanga babara umutwe gusa. Aba ari ibyiciro bitandukanye. Ariko reka mbabwire, iyo byageze aho gusigaza gatoya ngo ubure ubuzima bwawe, biba byoroshye? Ahabu byari bimukomereye, nuko amanika amaboko aravuga ati n'ubundi Samariya wahajyanye, ndabizi ko n'ibindi nabyo ushobora kubyigabiza bigakunda kuko wanteranye amaboko akomeye. Ariko muzirikane ikintu cy'ingenzi hano, Ahabu yari yaribagiwe Uwiteka. Mbega ishyano rikomeye cyane. Ahari naribaje ndavuga nti, ahari wakemeye gutsindwa imbere y'ukunda kugira ngo bizane amahoro. Yesu ashimwe. Sicyo cyari gikwiriye. Wenda ku muntu ukunda, ku muntu wari inshuti yawe, wenda hari kwemera ngo intege nke zanjye ndazemera, byagabaye byiza kuko bishobora kuzana amahoro hagati yanyu mwembi. Ariko kumanikira amaboko umwanzi Satani, usibye gushyira iherezo ku ntambara warwanaga, ariko nta mishyikirano Satani agira. Yesu ashimwe. Ubundi kumanikira amaboko Satani bishyira umwanzuro kuvuga ngo intambara narwanaga ndayihagaritse, ariko nta kiza byagenze gute? Nta kiza byakuzanira. Imana iturinde kumanikira Satani amaboko. Ahubwo ikinyuranye n'ibyo, Mose we yamanikaga kugira ngo ubwoko butsinde bw'Uwiteka, kandi uko niko byagendaga. Ariko iyo tuyamanitse tuba ngo turatsinzwe, atari imbere ya Kristo, tuba tuyamanitse mu buryo butari bwo. Umwami aramubwira ngo ibyo uvuze mwami niko biri, ndi uwawe n'ibyanjye bingana iki? Ibyanjye byose. Ahabu yishyize mu biganza by'umwanzi, yemera guhara byose. Ese Benihadadi ntiyaguteye kandi agakonesha? Ese urakibuka ko gusenga ari ingenzi? Urakibuka ko kwiga ibyanditswe byera ari ingenzi? Hari inkingi ziba zubatse inzu, kandi iyo imwe ivuyemo inzu ntishobora kubura guhungabana. Hari inkingi zubaka ubukristo, kandi iyo nkingi iyo zibuze ubukristo burahungabana. Kwiga ibyanditswe byera no gusenga, izo ni inkingi zikomeye cyane zibasha gutuma ubukristo bwacu bukomera n'ibitashobokaga bigakunda. Kurwana intambara ariko nk'iki? Kurwana intambara nk'iki? Nk'umuneshi. Murakoze cyane. Ahabu yari azi ko Imana ishobora byose, ariko nta myitozo yigeze agira yo gushaka Imana mbere y'uko aterwa. Niyo mpamvu byamugoye kuyiringira. Ahabu yari azi Imana ishobora ibingana iki? Yari azi Imana ishobora byose, ariko nta myitozo yigeze agira mbere y'uko agera mu ntambara. Nicyo cyatumye bimugora kugira ngo ayiringire. Natwe nuko ntidushobora gutsinda intambara turi kurwana mu gihe Uwiteka tumushyira ku ruhande, tukamwiyambaza ari uko dutewe. Niyo mpamvu inshuro nyinshi kuri benshi habaho gutsindwa. Abantu benshi batsindwa n'urugamba kubera iyo mpamvu. Batabaza Kristo byakomeye aho kumutabaza mbere y'uko n'urugamba rubaho. Iyo dutabaje Kristo mbere y'uko urugamba rubaho, n'ubwirinzi tuba dufite nta gishobora kuduhungabanya. Ntuzigere umanikira Satani amaboko, kuko we ntagira imishyikirano. Ibyo nari maze kubibabwira.
mbega intambara turi kurwana kandi buri wese arasabwa gutsinda. Intambara ikomeye, paji ya 509 isubi ya mbere kuri cya gitabo kinini. Dukwiye gusobanukirwa intambara turwana. Baranditse ngo ni isubi ya mbere, ndasoma isubi ya mbere n'isubi ya kabiri. Intambara ikomeye hagati ya Kristo na Satani ikaba imaze hafi imyaka 6,000 igiye kurangira bidatinze, kandi uwo mugome yakajije umurego cyane kugira ngo adindize umurimo Kristo akorera abantu Imana, maze anangirisha imitima yabo imitego ye. Abantu turi kumwe mu binyereke, turacyari kumwe. Intambara ikomeye hagati ya Kristo na Satani ikaba imaze imyaka 6,000 igiye kurangira bidatinze. Nubwo ushobora guterwa na Satani ukabyemera, ariko zirikana ko intambara igiye kurangira, kandi uwo mugome yakajije umurego cyane kugira ngo kugira ngo adindize umurimo wa Kristo akorera abantu. Umurimo wa Kristo mu isi ni uwuhe? Ni uguhindura intekerezo zanjye, ni uguhindura umutima wanjye ku buryo nsigara ndi umuntu ukwiriye ijuru kandi nyiri hano ku isi. Haleluya. Ubundi nta rwitwazo tuzagira. Uwitwa Enoki, uwitwa Eliya ni abahamya bakomeye cyane bagaragaza yuko guhinduka umukiranutsi uri ku isi bigenza gute? Bishoboka. Igihe hatariho isubi ya kabiri iyo paje ndi kubabwira, igihe hatariho gushishikarira kurwanya imbaraga ze, igihe itorero n'isi bitagize icyo byitayeho, Satani we ntacyo biba bimutwaye. Igihe hatariho gushishikarira kurwanya imbaraga ziwe, cyari kumurikira. Uyu ni Satani uri kuvugwa. Igihe hatariho gushishikarira kurwanya imbaraga ze, igihe itorero n'isi batagize icyo bitayeho, Satani we ntacyo bigenje gute? Ntacyo biba bimutwaye, kuko bitamutera impungenge ko yazimiza bamwe mu bo yagize imbohe ze ku bushake. Kandi abantu babyumvise, ubwoba ko mutari kunyumva. Mwese mutabari biko mufite ibiganza mubinyereke abantu bumvise ijambo mvuze cyangwa se nsomye. Murakoze cyane. Aratubwiye ngo Satani igihe itorero, ubwo ntabwo itorero mwumva bizera, igihe nta kintu twitayeho, nta gushishikarira kurwanya imbaraga z'icyaha, ngo turwane kugeza ubwo intekerezo zacu zakira Imana, turwane kugeza ubwo bihinduka akamenyero muri twebwe. Wigisha bigisha icyiciro cya 13 bivuze neza, uko umusinzi asindishwa n'ibyo yanyoye, natwe twakira Kristo tuzamera nkawe, kuko tuzadukoreshwa nawe. Imana yagucyubahiro. Ariko igihe tutari kurwanira intambara nk'itorero, isi ikaba nta kintu yitayeho, Satani we ntacyo bigenje gute? Kuko bitamutera impungenge ko yazimiza bamwe mu bo yagize imbohe ze ku bushake. Ntabwo nzi ukuntu uri kurwana intambara, ariko bitekereze intambara turi kurwana yose. Kuba twaje uyu munsi tukaba turi mu nzu y'Uwiteka, kuba turi hano twasize ibitanda, bandi kavuga ati akazi ko ku isabato ndabizi amafaranga ndayakeneye sinagakora kugira ngo njye mu nzu y'Imana numve icyo Imana yongera kumbwira. Ibyo ni ibimenyetso by'uko hari intambara twifuza kurwana, siko bimeze. Ariko reka mbabwire, abantu batunzwe no gusenga ku isabato gusa, ukuzi ibyo kurya by'umunsi umwe bitagutunga, ibya mwuka nabyo uzabifate gutyo. Mwibuke Yesu yabwiye abantu mu isezerano rishya kigera hano ku isi, abwira abantu abwira ngo ninjye mutsima wamanutse uva hehe? Umanuka uva mu ijuru. Kuko bari bamusabye nyine ngo kuri bya byo kurya yagiye ahereza Abisirayeli mu gihe cya Mana. Ariko babimubwira kubera iminsi yari ishize, ubwo yari amaze guhaza abantu bageze ku 5,000. Aravuga ati ariko wakora ikimenyetso cy'ingo natwe tukwizeye. Arabwira ati mwe gukorera ibyo kurya bishira, ninjye mutsima wamanutse uva mu ijuru. Uyu mutsima mu butayu bawuhabwaga buri munsi, kandi abizi igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ngo iyo Imana yabaherezaga manu y'uwo munsi, ngo yazaga ifite itandukaniro n'iry'umunsi w'ejo washize. Haleluya. Kandi uyu mutsima w'ubugingo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana uko turyize, uyu munsi iyo turyize dufite imbaraga, ejo turyigana imbaraga zidasanzwe, kuko umutsima uba ukiryoshye kuruta uw'ejo hashize.
Rero abatunzwe n'ibyo kurya murya ku isabato gusa biragoye kugira ngo ijoro muzarijyemo. Abatunzwe n'amasengesho musenga ku isabato gusa biragoye kugira ngo ijoro muzarijyemo. Abatunzwe n'amasengesho musenga mugiye kubyuka n'igihe muryamye, ya yandi abana bajya bagera igihe nabo bakayamira bakayasenga nk'uko ababyeyi basenga, ayo masengesho nta kintu ashobora guhindura. Dukeneye kugira umwihariko. Ayo ngayo ni ingenzi igihe tugiye kuryama, ni ingenzi igihe tubyutse, ariko ntiyahindura umutima. Sashimi. Ayo masengesho yo kuryama n'amasengesho y'igihe tubyutse ni ingenzi, ariko ntabwo abarirwa mu masengesho abasha guhindura umutima. Ntabwo bishoboka rwose. Tuyaziranyeho, abayasenga murayazi. Inshuro nyinshi nta n'ibyifuzo byo kubabazwa n'uko umeze ntibiba birimo, kuko nta masengesho dusenga tunaniwe murashaka kuryama, kandi nta masengesho benshi dusenga twihuta dushaka kubyuka ngo tujye mu kazi gasanzwe. Niyo mpamvu Yesu akeneye kugira ngo umushyikirano nawe mu buryo bwimbitse. Haleluya. Umurongo wa 13 w'icyo gice turi gusoma. Turebe mbere yuko ninjira aho ngaho, reka turebe andi magambo ari hano. Hano baranditse ngo baranditse mu gitabo, karebe ko mbona, none ni intambara ikomeye, kuri paji ya 561 isubi ya mbere ni ingeri ya kabiri, haranditse ngo guhera igihe intambara yatangiriye mu ijuru, umugambi wa Satani wari uwo gukuraho amategeko y'Imana. Ibyo byagombaga gusohora ari uko atangiye kugomera umuremyi we, kandi nubwo yaciwe mu ijuru ariko aracyakomereje urugamba rwe mu isi. Ese ashimwe. Ese ntabwo wabura umufatanyabikorwa na Satani kuri iyi ntambara? Kuyobya abantu no kubatera kwica amategeko y'Imana nicyo kimushishikaje. Mwumvise ikintu gishishikaje Satani? Yahereye mu ijuru agwabiza amategeko y'Imana, n'uyu munsi nibyo agikora. Kandi ikimushishikaje ni ugukura amategeko y'Imana mu mitima yacu. Mu gihe gishishikaje Imana ari iki ngo nzandika amategeko yanjye mu mitima yanyu, muzambera abana nanjye nzababera ubwoko. Satani ahora agamije kugira ngo ibyo Imana ishaka bikureho, we yimike ibye. Yasohoza umugambi we binyuze mu kwanga amategeko y'Imana yose. Yakoresha gukuraho rimwe muri yo. Uko byamera kose ingaruka zizaba zimwe. Satani yakubuza amategeko yose ukayanga. Satani yakubuza rimwe muri ryo, ariko uwanze rimwe n'uyanga yose ingaruka zizaba zimwe, bose no kurimbuka. Uramutse urebye uri kubona ari amategeko ngaho ufite mu mutima wawe. Mbese ahari nawe ntiwayashyize mu byiciro? Mbese ntiwigabije ibyari iby'Imana? Ahari aho Benihadadi ntiyaguteye akaba yaragusahuye byose? Satani iyo yatubonye urwaho aradusahura. Niko na Benihadadi ubwo yegeraga aba bantu niko yabigenje, yarabasahuye hafi ya byose abibamaraho. Reka ntiye gutindaho. Maze umwami w'Abisirayeli, hano ndamutse ntakomeje gusoma ahubwo nkabibwamo gatoya, baranditse bakomeje kiriya gice nari ndi kubasomera, byagezaho uwitwa Benihadadi avuga ngo rero ubwo wemeye, uhereye ku murongo wa 5 ugakomeza, ubwo wemeye yuko ibyo utunze byose ari ibyanjye, hari ikindi nkubwiye, nuko ndibuze ngasaka n'amazu y'abagaragu bawe bose, ibyo batunze byose nabyo nkabigira ibyanjye.
ndagira ngo mbabwire ngo Satani nibyo birashoboka ushobora kumwemerera, ariko akanya gato y'umuhaye akabyaza umusaruro. Ntabwo mbizi, ntabwo nzi uko bikumereye, ariko mwe kunsinzira, sibyo? Maze umwami w'Abisirayeli atumira abatware bo mu gihugu. Noneho igihe Ahabu yari yumvise umwami w'Abisirayeli amubwiye ati, shaka yuko byose bihinduka ibyanjye, n'ibyo utunze byose n'ibyo abagaragu batunze bikaba ibyanjye, yumva biramurenze, nuko atumira abagaragu. Maze umwami w'Abisirayeli atumira abagaragu, atumira abatware bo mu gihugu cye bose, arabwira ati, namwe nimwumve murebe uko umugabo adushakaho urwiyenzo. Dore yarantumyeho ngo muhe abagore, ari ku murongo wa 9, muhe abagore banjye n'abana banjye n'ifeza zanjye n'ifeza n'izahabu byanjye, simbimwima. Nuko n'umurongo wa 7 mumbabarire, nuko abatware n'abantu bose baramubwira bati, ntumwumvire wanjye. Imana ihabwe icyubahiro. Ahera akabwira intumwa za Benihadadi ati, nimugende mubwire umwami databuja muti, ibyo wabanje gutuma ku mugaragu wawe nzabikora byose, ariko ibyo ntumyeho hanyuma ibyo byo simbyemeye. Haleluya. Reka mbabwire, munkurikire gatoya mwe kunsinzirana mbabwire hano. Ahabu yagize umugisha wo kugira abajyanama batari abanyabwoba. Haleluya. Nuko baramubwira ngo aho ngaho arakabije, noneho byo ntugenze gute? Ntubyemere. Ntago nzi niba barirwanagaho ngo taza kujya mu mazu yabo wenda ngo ahaba bari ujya mu kaga, ariko byagenda kose nubwo bwaba ari uburyo Satani yari akoresheje, ariko Imana yaratabaye. Kuko igihe yabyangaga, nuko intumwa ziragenda zibwira Ahabu ibyo yabasubije. Amaze kubimubwira, umurongo wa 11 mu urebe, umwami w'Abisirayeli aramusubiza ati, mubabwire muti, ucyambara umwambaro w'intambara ngo atabari ye kwirata nk'uwikuramo agenje gute? Atabarutse. Aya magambo ntimutekereze ko yavuye kuri Ahabu bwe, ahubwo ndahamya nashidikanya yuko ari Uwiteka washatse gutabara. Kuko uwagabye umugore we akamutanga, agatanga abana be, agatanga ifeza n'izahabu, nta kindi yari asigaje. Ni Imana yashatse gutabara ubwoko bwayo. Igihe yamaraga kuvuga uku nguku rero, ibi ngibi dushobora kuza tukabireba. Uriya muntu nababwiye wakubiswe agakomeretswa, agasigaza gatoya ngo apfe, kuza k'Umusamariya akaza akamufata, akamujyana, akamutabara, akamumwomora. Mwongere mwumve ibi, yuko igihe cyose nta hantu umuntu ashobora kugera Imana idashobora kumukura. Kandi rwose nta kintu umuntu ashobora kugeramo Kristo adashobora kumukuramo kugira ngo yongere guhagarara ashinze ibirenge neza. Imana ihabwe icyubahiro. Nuko Imana rero ibinyujije mu buryo budasanzwe, abagaragu babyanze nawe arabyemera, maze Imana ikora ikidasanzwe. Imana ihabwe icyubahiro. Nimujya ku murongo wa 13, uwo mwanya haza umuhanuzi. Ahabu akimara kuvuga ngo simbyemeye, uwo mwanya haza umuhanuzi asanga Ahabu umwami w'Abisirayeli, aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo nturebe ziriya ngabo zose uburyo ari nyinshi, uyu munsi ndazikugabiza, umenye ko ndi Uwiteka. Amen. Imana ni nziza. Niyo watsindwa kaja, niyo wakumva intege nke zawe zose zimaze kuba nyinshi cyane, ariko wakumva inama z'ukubwira ngo Satani ahagejeje birahagije, mubwire ngo noneho ibisimbyemera, Imana igitabara. Kuko nubwo byari bimeze gutya, Uwiteka yahise anyura mu muhanuzi aramubwira ngo noneho reka ngukorere ikintu kidasanzwe, aho wamenya ko ndi Uwiteka. Nta bintu Yesu aragukorera bishobora gutuma umenya ko ari Uwiteka. Nuko ikintu cyambabaje hano, Ahabu yarabajije, muzabisome byose. Ahabu arabaza ngo none se kutubwiye ko ari twe tugomba gutsinda, none abazabanza gutera ni bande? Umuhanuzi aramubwira ati, mwebwe mugomba gutera. Haleluya. Reka mbabwire impamvu abantu benshi batsindwa.
ubundi iyo igihugu gifite amaboko mu buzima busanzwe kandi kikaba kizi ko umwanzi wacyo afite imigambi bigendeye ku butasi iki gihugu gifite, igihugu kikamenya ko umwanzi ashaka kugitera, iki gihugu kiratuza kikavuga ngo dufite ubwirinzi birahagije, niba dutera tuzitabara, cyangwa ahubwo bakora uko bashoboye kose bakajya guca intege ababatera. Yesu ashimwe. Ni uguca intege abashobora kubate kubera iyo mpamvu ahabo abaza Uwiteka binyuze mu bahanuzi ngo mbese aho ni bande bazatera? Arabwira ati ntimugategereze ko baza, ahubwo muzagenze gute? Muzababanze. Bishatse kuvuga iki? Ntabwo Kristo yifuza ko dutegereza Satani akadutera ngo twirwaneho. Oya, Kristo akeneye ko nitumara kumwemera ahubwo dutangira gushoza urugamba. Niyo mpamvu bivuga ko iyo umuntu yamaze kwinjira mu Bukristo aba atangiye iki? Rero ntabwo ari Satani ugiye gushoza intambara kuri ahubwo aba yitangije yo kurwanya iki? Kurwanya ibyo yakundaga none yakinjiza ibyiza yangaga. Ariko byose bishobokera uwizeye. Ibi niko byagenze, barateye kandi baranesha. Ariko mwongere muzirikane ngo Imana yashakaga kubwira Ahabu yuko ari we Mana kandi ko ari Uwiteka. Ariko ikintu gitangaje, nubwo Ahabu yatsinze iyo ntambara, nyamara ntiyarimbe Benihadadi, ahubwo yamugize inshuti. Muhereye ku murongo wa 32, reka mbasomere amagambo uko byagenze. Umurongo wa 32 w'icyo gice. Bari bamaze gutsinda intambara, hari abantu basezeranye n'Imana baravuga ngo iby'ibyaha tubivuyemo, twinjiye mu itorero ryawe data, turemera tujye no mu mazi dupfe kandi tuzukane nawe. Ariko nyuma bakomeje kugirana ubucuti na Satani. Mwumva amagambo atangaje Ahabu yavuze. Igihe Benihadadi yatsindwaga yarahunze, ndetse amaze guhunga kuko byari intsinzi kuri Ahabu. Ni mwumva umurongo wa 32. Nuko bakenyera ibigunira. Abagabo nabo mu gice cya Benihadadi baravuze ngo ubwo dutsinzwe reka twicishe bugufi tumwereke ko duhindutse. Ariko ngo Satani ashobora kugoberera amategeko y'Imana anyuze mu kwica rimwe cyangwa ngana iki yose. Nuko bakenyera ibigunira batamiriza ingoyi, basanga umwami w'Abisirayeli, baravuga bati umugaragu wawe Benihadadi aradutumye. Ubwo rero umugaragu we aradutumye ngo aragusaba ngo umukize. Ibintu muri gukiza ni bike mu bugingo bwawe, ko niyo mpamvu Ubukristo bwanze. Benihadadi wamuteranye ingabo abami 30 bose n'ingabo n'amafarashi, none uwo nguwo ugiye kumukiza. Abantu benshi barimo kugotomera ibyaha n'amazi banabikunze kandi bagaragara ko hari icyagombye kubahindura. Mbese noneho mwumve amagambo atangaje. Arababaza ati uyu ni Ahabu, mbese aracyari muzima? Yemwe ni mwene data. Aya magambo murayumvise? Abaye mwene data. Umuntu arakwenga ifeza si izawe, izahabu si izawe, abagore beza ufite n'abana si abawe, none uramufashe ngo rega uburyo uri mwene. Dawidi yaravuze ngo mu by'ukuri ntabwo dukwiriye kugira imbabazi z'ibyaha. Biratangaje ko umuntu ashobora kugirira imbabazi icyaha. Mbese aracyari muzima? Yemwe ni mwene data. Abo bagabo baramwitegereza, bihutira kumukubira kuri iryo jambo, baravuga bati Benihadadi ni mwene Sokoko. Niko byari biri? Arababwira ati nimugende mumunzanire. Ntabwo nifuza kurenga ahangaha. Ushaka amakuru arenzaho azayasome arebe uko byaje kumugendekera nyuma yuko amaze kwemera yuko Benihadadi abaye mwene se, kandi Imana yamubwiye ngo umurimbure, dore none ntiyagushakira ibyiza, byarangiye abuze ibyo yari yiteze. Hari amagambo ntari buze gusoma nagomba gusoma kubera ko igihe cyagiye. Reka nsoma amasomo abiri asoza. Yeremiya 9:23 no 23 no 24 haranditse ngo Uwiteka aravuga ati umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo, umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe, ahubwo wirata yirate ibi yuko asobanukiwe akamenya yuko ari byo Uwiteka
ugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ibyo ari byo nishimira. Uwirata yirate kwanza Uwiteka. Uwirata yirate yuko Uwiteka ari we ntwari ye. Uwirata yirate yuko asobanukiye kandi akamenya yuko Uwiteka ari we mwami. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Igitabo cya kabiri, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 4:6 aranditse ngo, kuko njyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. 7, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. 8, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara si jye jyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka ko bangana iki. Pawulo yarwanye intambara nziza, n'abandi barwanye intambara nziza, nubwo Ahabu yisoje nabi bikarangira hanwe, ariko kuko atemeye Uwiteka, abayirwanye neza byarangiye batsinze kandi bazabona ubugingo buhoraho. Imana idufashe kandi itwigishe kurwana intambara nziza, kandi duhe kurwana intambara mu kunesha, kugira ngo Kristo ubwo agiye kugaruka azasange twiteguye, tuzamusanganire twishimye mu izina rya Yesu. Muhaguruke dusenge. Data wa twese, izina ryawe rihimbazwe. Urera kandi urakiranuka, ni wowe twizeye kandi ni wowe tuzi, ubasha kudufasha muri iyi ntambara. Nyagasani ntutube kure, utwegere buri wese mu ntege nke zose afite, buri wese urucantege anyuramo, mu ntambara ahanganye nazo ndetse nyinshi yahanganye nazo atakubwiye. Ndakwinginze umurebane amaso y'imbabazi, uko watabaye Ahabu aba ari kudutabara, ariko turinde kwibagirwa ngo twongere tugire inshuti z'ibyaha, ahubwo duhe kubitsinda kugira ngo uganze muri twebwe. Reka tuzagira amahirwe yo kuvuga nka Pawulo ngo twarwanye intambara nziza, ubwo urugamba ruzaba rurangiye. Mu izina rya Yesu, amen.